makarita cyane ku mvune we yaba force we yaba force ariko abe arabazi cyane naho ariko uyu nguyu abantu be gutwarwa n'umukino w'amanota 3 kuko iyo ni point imwe ahubwo barebe the biggest picture ashaka kureba mu ntangiriro imikino ashobora kuyitsinda birashoboka hari niyo ashobora gutakaza kubera yuko groupe ntago arayibona yose ijana ku ijana avuga ati ikipe yanjye ni iyi ngiyi niyo mpamvu ngira ngo nta mukino mu mikino amaze gutoza twagize tubona yanshina liste ebyiri zisa nago dushaka gusa kuko umuntu arimo aravuga uretse gatoya ngenda reba mu bitaro byacu sibyo nkabona hari improvement nkibuka sibyo ko ino club najemo iranyereka amateka mabi y'imvune nyinshi so ngomba kumenya management y'abano bakinnyi icyo ni kimwe kuki bakundaga kuvunika cyane nabonye ni n'umuganga akorerwa zoom yaje hano mu ikipe Arsenal kuki bahoraga babona ngo 8 9 ntaba hari batanu bagiye ibi niki so ngire na staff yanjye tugomba kumenya umuntu n'iminota ye iki yatanze ubushize nagarukire hano uyu bushize yakinnye ibe nagarukira uyamaze kwanshene 3 nabarekeye kuko ndashaka kumenya physique yabo uruburyo bumva tactique zanjye mentale yabo kuko sinshaka ko ari n'umusigara ati kibazo nsigaranye ni kimwe mfite ikibazo cy'umuzamu yego uriya muturuki kubera ko turi muri competition ikomeye cyane nabuze uko muha chance ze ariko ubu ndifuza guha buri muntu chance mbere yuko nkora assessment tugana mu mpeshyi y'umwaka utaha ubwo n'abagomba kurekurwa tuzagenda tubigarukaho dufite igihe mu gihe kiri imbere ariko uyu munsi dufite schedule tight cyane ni byinshi byo kuganiraho so ubwo twari duhereye kuri Ruben Amorim watsindwaga mu mukino we wa mbere kuva ageze anga mu ikipe ya Manchester United ni iminota navuga ngo 45 yari yamukundiye ataratsindwa igitego kuko ni umukino Arsenal yagiye gukina franchement ku rupapuro favori kuruta Manchester United binongeye iri no muri temple yayo kuri Emirates Stadium gutsinda kwa Arsenal nta gitangaza kinini kuko nicyo abantu bavugaga bati nicyo kitezwe ariko none ku rundi ruhande uraza kubikora gute ku yindi equipe nayije ishaka amanota kuko Premier League na utoragura amanota Mikel Arteta byagaragaraga yuko atari tayari kuza kujya kurwanira no gupressa nk'uko bisanzwe Manchester United mu minota 45 kuko iyi system wenda tugenda dufata n'umwanya ushaka kumva ngo 3 4 2 1 cyangwa 3 5 2 ikipe itakaje baro ariko bikina gute baswitchinga gute ni bandi bari buze kugaruka aho ngaho inyuma shabwo ngubwo mu gihe kiri imirimo bazajya mufasha n'abantu mugende mu bibasobanurira Arsenal yerekeye Manchester United umupira ariko ikomeza kujyana itanga ibimenyetso ejo wavuze uti imbaraga za Arsenal ni ebyiri hari Cote d'Ivoire yabo uburyo switchinga hagati ya Odegaard na Bukayo Saka atariko none ku rundi ruhande Arsenal muri no minsi iri mu kumetriza imipira y'imiterekano avertissement ya mbere tutagiye kujya no muri action zose navuga ko yabaye kuri Thomas Partey Manchester United yari bizi yuko Arsenal iragoye kuri no mipira y'imiterekano minota 50 irageze kumetriza ariko iminota 40 ya nyuma Arsenal ubona kibaye ikibazo gikomeye ku mipira y'imiterekano n'uguhindaguranya uko baziteraga bashaka premier poto bashaka deuxième poto ni Manchester United yakoze amakosa mu guhagarara nabi niki cyatumye Arsenal ibasha gutsinda Manchester United biriya bitego bibiri by'imipira y'imiterekano mbere y'imipira y'imiterekano in seconde nuko imipira y'imiterekano yo ni exercice bamaze uyu n'umwaka wa gatatu ubona harimo maîtrise y'imipira y'imiterekano ni na equipe ku mugabane w'Uburayi itsinze ibitego byinshi kuri corner cyane cyane aho sindi bushake kwatinda cyane ikintu ngewe natanga credit kuri Mikel Arteta umunsi w'ejo no kuvuga ngo niba uri Ruben Amorim ufite aba defenseurs batatu abakinyi bane hagati abataka batatu abo bataka batatu ikintu bagora adversaire kuko ubundi bakuye ko football ni attack ariko na defense ikintu nge nemeye kuri Mikel Arteta yize kuri Ruben Amorim transition za Manchester United zirakorwa zite comment je vais contrer les transitions adverses zije mu izamu ryanjye niwe watanze statistique uvuga ngo United hejuru y'iyo 45 minutes yo kudefanda neza no gusohora umupira neza ubyumve neza no gusohora umupira neza United yagize muri surface reparation inshuro imwe yonyine premier mi-temps kubera iki nikora Mikel Arteta yabyize ikintu yakoze niki Mikel Arteta yanze icyo bita dédoublement
zo mu mpande ni ukuvuga ngo niba uri Saka agenda wenyine nabonye gake Julian Timberi ajya gushaka de double na Saka nabonye William Saliba no bita Kivior urabona abadefenseri iyo babaye babiri mwamaze kwataka umwe ashobora kwegera imbere muri Suarez repara muri mediane turaguma turi babiri kugira ngo dukonze umuntu ufite iyo mission ni Saliba yari afite mission yo kuvuga ngo mu gihe turi gupressa Manchester United urakreya surnombre ukurikire Garnacho ariko Kivior agome hanga inyuma utwo tuntu rero two gutuma umupira udasohoka kuri Manchester United utagera muri 30 metres za David Raya aho ngaho wamuha credit kubera ko twabibonye ko yewe Ruben Amorim ugiye no kumurira no kuri match ya City ayitsinda nuko byari bimeze ziriya transition nawe utazize neza kugira ngo urabona kudefanda hagati ya David Raya na William Saliba hari metero 40 ni ibintu bikomeye ni risque iriya espace ya metero 40 ubu defense birumvikana umuzamu metero 40 gutya uri hafi mu murongo uganye uri hagati y'uyu defense n'uyu nguyu kubasha kumetiriza no mwanya kugira ngo byuze batagera hanga aho ngaho credit kuri Mikel Arteta kuko ngiye nabonaga ko retransition za Manchester nazo cyo kuba treat kuri uriya mugabo aho hantu ngera hamukundiye icya kabiri muri deuxième taravuga ati no hejuru yuko mbona nabimetrije kuko bundi bakubwira ko umwarimu iyo arenze exercice imwe akabona mwayimenye asimbuka ku ya kabiri ibi ngibi ko iyi maîtrise ya transition kuri United byamuhaye deuxième temps no reka no dupresse cyane dufate risque kuko premier mita Arsenal yize gufata risque zo gupressa cyane niyo mpamvu byabereye Manchester gusohora umupira reka dufate no risque yo gupressa cyane ariko the same time mukora ya travail William Saliba yego navuga ko muri football ni attack defense navuga ko muri terrain mu mupira muri open play uvuze ko umukinyi mwiza witwaye neza muri Arsenal William Saliba sinzi wawe wibeshye nabonye byagiye hagati ye na Declan Rice kuko iyi minota 40 ya nyuma Declan Rice nawe yazamuye urwego biragaragara ko izo transition z'ikipe ya Manchester United agize urari mu kuzikupa cyane yagaragaye cyane iyo travail rero ikorwa na Declan Rice ikorwa na Pate igakorwa na ariko le patron ukomunika utwara abo bantu ni William Saliba wenda wa mugani nta n'impamvu yo kubitindaho kuko ni exercice dusanzwe tuzi ko Arsenal ibasha kumetriza igitego cya mbere ni umupira wa Declan Rice yahinduye ashaka nanone premier poton aza kubasha kubigeraho uyu muhungu Timbere arawuhindura urebye ahantu uhagaze ari ukawukoraho mu by'ukuri yonana cyereka mukubise nk'umukinyi ku mutwe cyangwa kubita ipoto nabundi buryo ura mupira wavamo Manchester United Ruben Amorim amaze gutsindwa iki gitego hari sinye nubwo ari ngiye uri kubabaza nakunze ku ruhande rwe yo kuvuga ngo no ntago turaza kwereka Arsenal ko tugize ubwoba cyangwa se twereka Arsenal ko tuvuye mu mukino reka nongeramo imbaraga imbere nanjye nyatake reka nanjye nyisange yo none nyiteze ikibazo kurushaho za risk nanze gufata premier mita reka none nzifate ni zaje no kuba peya kubera ko United yibona igitego nta gikuba cyari kuba gicitse oya iki gihe Manchester yakinnye kandi ibyo yashakaga umutoza kubera ko burya niyo mpamvu burya bakubwira ngo umuzamu mwiza no kugumisha mu mukino yego David Raya yagumishije umukino wa adversaire Manchester ya pressure biragaragara yagumije umukino Arsenal yagumije umukino Arsenal yagumije umukino ikipe Arsenal yatatse biragaragara hari n'umupira na Arsenal riri iki gitego cy'umutwe gihanga nk'uko bivuga cya Delight kubwa amahirwe umuzamu umupira ukuraho agumisha abakinnyi ikipe yarawushaka cyane yawushatse pe akako kajyamo arawushaka hari shot ngira ngo y'imwubikano nanone mu ruhande nanone umuzamu yakuyemo ariko uyu mugabo yakoze indi switch off ikomeye no nakunze buriya niriya mbumbe kurata kira gitego kuriya kufura y'ubwenge bari bakoze nanone kufura combinaison nziza David Raya yakoze niki yaje kumwegera bityo izamu arigira ritoye nakazi k'umuzamu ni watwara igikombe dafite umuzamu mwiza David Raya arimo aragenda konfirima ko kusezera Ramsdale ntago byari amaranga mutima kuko harimo ikintu cyo gushinja Arteta bati uhaye umuzamu umwe mu Espanyol ni umuzamu avuga ngo ni reliable ku bakinyi be bashobora kuvuga ati turi kumwe n'umuntu hano inyuma bishobora kutugora ariko umwana umwe ashobora kudusova Manchester United kuminduka yari imaze gukora ku myambi yayo yari imaze kwinjiza mu kibuga byagaragaye ko Arsenal itangiye kugorwa inyuma ariko wagoye kuruta abandi yari umusore w'umunya Ukraine witwa Zinchenko kubera witwa Mati warinjiye mu kibuga n'umukinyi one on one wagusiba munarebye nayo muri babiri nabwo yabakura mu nzira kuko Zinchenko yakoze ikosa yo kuvuga ngo reka ne kutuma yinjira muri surface atabona penalty Arteta yarafite ikibazo
kuko ku munsi w'ejo nyuma y'uko badafite Ben White badafite Tomiyasu umukino ujya gutangira yatakaje Gabriel Magalhaes na Calafiori bananiwe kugira ngo bagere ku rwego rw'uko bakina uyu mukino. Uruhande rw'ibumoso mu by'ukuri nta wundi yari afite mu doublure kuko agombaga kujyamo Kivior nawe yari ari mu kibuga. Thierry ni ntarakina. Sheikh David Desire yafashe icyemezo cyo gusimbuza azana Timbere mu mwanya wa Zichenko afata riske yo kujyana witwa Thomas Partey iburyo azana Mikel Merino mu kibuga hagati kuza kwa Timbere ibumoso ushaka kunongereho ko n'imbere ya Timbere nawe yamukuyeho ashyiraho Trossard wari muri imbere yani ira kurwari y'umunsi yose nawe afata icyemezo arayihindura. Wabonye noneho Manchester United yongeye guhura n'ibibazo bikomeye kuruta ikipe ya Arsenal kubera iki Timbere noneho Timbere yaje a gauche ibyo David yavugaga kuri kakano nk'umuduruatiye kandi tuzi ko Amadi nawe burya iyo umuhaye chance yo kujya hagati arajyayo ariko ifovar Timbere amaze kujya hari muri consigne za Mikel Arteta Declan Rice ugiye kureba Parete yayisigana hagana ibumoso Parete ya Declan Rice ndagushaka ibumoso cyane kuko uyu nguyu n'umukinyi uri danger n'umukinyi uje kugira gute ndabona uvuga ngo ni bya bindi wowe umuvuno wawe nawe urakontra gute niyo mpamvu ubona ko quand même défensivement adversaire yayisatangira ku respect Arsenal yayisatangira ku respect adversaire mu kudefend aho ngaho urivuga ko ni za ntwaro umutoza agomba kwitabaza inyuma wowe football si 11 na za ntwaro ziri inyuma ziragusayidirika minisio zawe abututuna abantu baradukunda minisio attention minisio gutyo rego na membre yatokwibutsaga so ni izo chance kugira amahirwe n'ibyo bisubizo bishobora kuva ku ntebe y'abasimbura buriya nko muri basketball niho bakunda kubibara cyane abakinyi bavuye kuri bench bakoze amanota ngahe bakoze amanota ngahe ko muri basket uva mujyamo niyo mpamvu abantu kucyo yasubiyemo cyagiye muri RD kubaza ngo cyo yasubiyemo kandi yavuyemo buriho birakonta cyane kuko uwo umuntu mu minota akaba yarekipera so Arsenal rero ibasha kurekipera ayo manota umukino urangira ari ibitego 2-0 navuga ko ku mipira y'imiterekano United yabaye nkaho ihuye n'ikibazo kurutaho byanashobokaga ko n'ibitego byari kurenga 2 urebye ko umukino wagendaga ariko birangira ibitego 2-0 hari birimo biri positive byo kuganiraho cyane cyane nk'iyo kugaragara bwa mbere ko umuhungu Renio w'imyaka 19 yakinaga umukino wa mbere nyuma yuko agize imvune muri pre-season. Reka mbabaze ni kihe kintu mubona azasubiza muri Manchester United ndeye ko muhuza n'ibyo barapunditi baraye bavuze cyangwa nabandi basesenguza ni kihe kintu twabonye ko Renio mu masegonda makeya ashobora kuzongera mu bwugarizi bw'ikipe ya Manchester United? Icyambere ni vitesse 19 namubonye muri vitesse yani kwa kunda adversaire kuri profondeur vitesse ye nayikunze cyane. Ikindi nakunze ashobora kongera no gusohora umupira kuko nabonye technique imafite baropi. Ibyo bintu bibiri kubera iki tuvuga vitesse no mu defenseur mwiza de light hari Maguire uyu musore w'umunya Argentine Kazadi n'abakinyi beza bashobora no gusoma umukino ariko bose batihuta. Ikarita y'umuhondo ya Kazadi ni icyo ngicyo ku mukino rero kwa Everton yarebonye ko umuntu aramugendanya vuga ati reka nkiremo akantu mugarike so ni iminota mike yakinye iminota 31 ko yasimbuye Maguire ku minota 59 ariko uyu mwana muto w'umufaransa Desire si kubusa n'ubundi amakipe menshi yamurwaniraga i Burayi kuri sinya tweretse giye kuraba muri Lille ya titirere yakinye championnat kina n'andi ma competition. Real Madrid imushaka su kubera itamubona nk'ubuhanga ni amakipe abafite abafise abantu hirya no hino bakurikira abantu ntibabakurikira umwaka umwe bamukurikiye igihe kirekire kandi babara abantu babisobanukiwe. Iyo rero ufise profile zitandukanye mu bakinyi biwawe iba ari inyongera muri ekipe. Uwo mwana Jenny baza yuko ikibazo ca mbere yagize ni kubona ashika muri ekipe akavunika. Nayo ubundi ho kuba ari titirere je mba ndamubona ari titirere kugira izo ntuze ya icumwa adafise uwundi agicomplete. Cyane hari action ya na Trossard 1-on-1 na ubundi icyo ni nacyo gikomeye kurusha ibindi ni umuhanga kuri 1-on-1 kuri timing ize uyu nguyu abena babita ngo ni ntuza ni generational talent nuvuga ngo hari kiragano cy'abakinnyi kije
hakabamo amatara akikubiyemo Iyo uyu muri defense iyo tuvuga generational talent uyu nguyu ni umwe muri bo kabisa. Yewe ndi kureba football ya 2024 riruka one on one ngiye ntago nkunda kwitinda kuko ibonekana gake cyane kubera ko muri iyi minsi umukinnyi uza udribura mugenzi we birimo biragaragara gake cyane kuko football nukurekura nukwika nukukora nukurekura nukwiruka ariko un très bon défenseur central surtout agomba kuba afite vitesse muri iyi minsi agomba kuba afite vitesse surtout n'uyu mukina urabona nka buriya Saliba vitesse ni ikintu kimufasha cyane William Saliba epi William Saliba ni ikintu kimufasha cyane baro pied kuba ufite umupira ku kirenga utawurekura njye natunguwe no kubona Arsene Wenger navuze ati buriya fondation yose y'umukinnyi muri football agomba kuba technique ma base ni technique kuba ufite umupira ngo ubwongo bwawe message buyi ikirenge gishobe kuba cyabikora true